Muraho, iyi video tuyivanye ahantu kuri internet turabyemerewe, ariko tuyishyizeho itajyanye n'ibyo Tohoza Inoti yiyemeje. Mwihangane tubasobanurira impamvu twabikoze kugira ngo mudufashe kuzuza ibisabwa, tubashe kubigisha uburyo binjiza inoti kuri YouTube. Mudushyigikire rero. Icya mbere murebe iyi video muyirangize, icya kabiri mukande kuri subscribe n'inzogera, icya gatatu mukande igikumwe na share. Hazaga indangamuntu y'ikoranabuhanga inagikoreshwa kugeza ubu. Iyi ndangamuntu ntigaragaza uwo mwashyingiranywe cyangwa abana nyirayo yabyaye nk'uko iza mbere zari zimeze. Ikindi kandi ni uko buri munyarwanda yemererwa kuyifatira aho ariho hose atiriwe ajya ku ivuko nk'uko byahozeho kera. Iyi ndangamuntu rero y'u Rwanda igizwe n'imibare 16, ikaba igabanyije mu matsinda 6. Nubwo iyo mibare ari myinshi, hari benshi bigora kuyifata mu mutwe, ariko buriya kuyifata biroroshye kubera ko harimo amatsinda adahinduka. Itsinda rya mbere rigizwe n'umubare umwe. Iyo uri umunyarwanda uwo mubare aba ari rimwe. Itsinda rya kabiri rigizwe n'imibare 4. Iyo mibare ihwanye n'umwaka wavutsemo. Itsinda rya gatatu rigizwe n'umubare umwe werekana igitsina cya nyiri indangamuntu. Iyo ari umugabo ni umubare 8, naho yaba ari umugore ni umubare 7. Itsinda rya kane rigizwe n'imibare 7. Iyo mibare yerekana umubare w'abantu bose mwavutse mu mwaka umwe. Ngendeye ku yanjye nasanze abantu duhuje umwaka w'amavuko bagera ku 27,000 n'abantu 97. Ubwo nawe wareba aho mwavutse mu mwaka umwe ushaka kumenya umubare wabo. Itsinda rya gatanu rigizwe n'umubare umwe. Uwo mubare werekana inshuro ufashe indangamuntu. Iyo ari ubwa mbere haba harimo umubare 0. Byaba ari ubwa kabiri wenda warigeze kuyita cyangwa bakayikwiba bakaguhindurira, usanga uwo mubare ari 1, gutyo. Ariko sinzi niba uramutse yitaye inshuro zirenze 10 byahinduka bikaba imibare 2. Wasanga hari inshuro bashobora kugarukiraho mu guhindurira abazitaye cyangwa abaziguze. Ubwo rero muba musabwa kuzibika neza. Itsinda rya gatandatu ari naryo rya nyuma rigizwe n'imibare 2. Iyo mibare isobanura umubare wari ugezweho mu bo munganya imyaka. Ni ukuvuga igihe wiyandikishaga uwo mubare niwo bari bagezeho mu bo mwavutse mu mwaka umwe. Ubwo rero umuntu utabashaga gufata mu mutwe nimero y'indangamuntu noneho ubu byamworohera, kuko nk'imibare 6 ya mbere buri wese ntiyayibagirwa, bityo gufata imibare 10 isigaye yakoroha. Mu bihugu bitandukanye ku isi ubu hari ibihugu bikoresha indangamuntu ikomatanye bita Smart ID, aho usanga hakubiyemo ibyangombwa bitandukanye birimo nk'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, urupapuro rw'inzira rw'abajya mu mahanga n'ibindi. Mu nama nyafurika iheruka kubera mu Rwanda muri Gicurasi umwaka wa 2016, ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA cyatangaje ko u Rwanda ruzatangiza umushinga wo gutanga bene izi ndangamuntu zikomatanye cyangwa se zikomatanyije, ibyo bita Smart IDs. Izo ndangamuntu zikaba zaba zikubiyemo uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, ikarita y'ubwisungane mu kwivuza cyangwa y'ubwishingizi, nimero y'abasora y'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'ibindi byangombwa. Kubisaba rero cyangwa se kugira ngo uyibone byasabaga ko ugomba kwandika ubisaba. Hari impapuro zagombaga kuzuzwa hanyuma bakaba babigushyirira muri iyo ndangamuntu ikomatanyije. Ubwo byagombaga gutangizwa mu mwaka wa 2016 ukwezi kwa 7.